Urukundo ni ihame mvajuru kandi rukwiriye kugirwa n'umuntu wese uvuga ko akunda Imana. Bibiliya iti udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Nanone iti uvuga ko akunda Imana ariko akanga mwene se, uwo ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Imana mu bugiraneza bwayo itegeka izuba ryayo kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranutsi n'abakiranirwa ibavubira imvura. Irwo rugero natwe dusabwa kugeraho, kuko byanditse ngo mwe mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Mu mibanire yanyu n'abandi mujye mwishyira mu mwanya wabo, mujye mwinjira mu marangamutima yabo, mu bibazo bafite, mu byabaciye intege, mu byishimo byabo n'imibabaro yabo. Mwisanishe nabo maze mwishyire mu mwanya wabo, bityo mubagirire nk'uko namwe mwifuza ko babagirira. Iri ni ryo tegeko nyakuri ryo kudahemuka. Ni n'imvugo igaragaza iri tegeko ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo ni ihame ry'ijuru.